buretse gata akabazo gato njye ndashaka kumenya indayo ari indayo y'umuzungu n'indayo y'umunyarwanda nako cyangwa se umunyafurika iryo ani umunyarwanda aryo cyangwa oya ari indayo mu mujyi ngo biba byibunza ngo umuntu agenda avuga ngo nawe ugura nukuri ngo bagera babona ngo bitatu n'ijana n'indazi bazibyivugira ngo bitatu n'ijana ngo wari umurundo mwana ngo wari umurundo ngiye kurangura ngo i Kigali ngo bagukorera na delivery man gutanga 2 byawe ngo bagagukorera delivery 2 bigura indaya 2 bigura indaya ubu na hano umvishe aha hitwa ngo mu Rwimbo soko indaya wayigondera yitwa Asha ndayigura mu mujyi mwana ndayigura mu kinza giye mu mujyi ngiye kwigura ngewe akoze indaya mu mujyi waguze si na mu cyaro kari nazo zihendutse zanga mu cyaro zirahendutse ako buretse gata akabazo gato njye ndashaka kumenya indayo ari indayo y'umuzungu n'indayo y'umunyarwanda nako cyangwa se umunyafurika iryo ani umunyarwanda aryo cyangwa oya ari umuntu w'ige umunyafurika wagiye kundanya yaryoshye pereka nkubwize ukuri njye reka mbabwire njye ndi imanzi urikumva ako ndashaka kuzagira ngo umanze bwanjye nzabanza nzagura indaya y'umuzungu ngure oya ngure n'iy'umwirabura mbumbire rimwe ngende numva aho kandi nzabamenye uryoshye nzi niwe nzashaka njye ndi imanzi umuzungu azamuvana he oya ngo i Kigali ngo bagukorera na delivery man gutanga 2 byawe ngo bagagukorera delivery 2 bigura indaya 2 bigura indaya oya i Kigali 2 bigura indaya oya ubu na hano umvishe aha hitwa ngo mu Rwimbo soko indaya wayigondera njye nagiye kuri TikTok no mu cyaro honyine banzuye ubone y'ibyo 2000 ko warasaze umugizi wasagazaho indaya mu mujyi ngo biba byibunza ngo umuntu agenda avuga ngo nawe ugura nukuri ngo bagera babona ngo bitatu n'ijana n'indazi bazibyivugira ngo bitatu n'ijana ngo wari umurundo mwana ngo wari umurundo ngiye kurangura gusa nyine nakuru umuntu yakwigurisha kuri icyo giciro mwana ariko nyine wowe iyo ujyanye 5 barakongeza amana ubundi buriya barakongeza 5 undaya imwe zicyaze bari nyinshi oya barakongeza wahomba buriya wahomba ubaye uriye kandi yose ugambirwa nge amana ndakwiyamye bandi yose nge arinda umuhungu iba uwangira umukobwa sha arinda umuhungu iba genda ubipe sabira ibintu baza biryoha uwangira umukobwa mwana igicucu nakubaka amazu hirya no hino sindiyo ariko nyine bira bintu biraryoha numva ninda yadutunze uyu nguyu ujye umwitonde genera cyamane numva wasanga yagize rimwe kandi uzajya kurangura oya jyazi ikinzakora se nje nzagure cyakora 2 nda 2 iyo umuzungu uri kumva ako se mbari umuzungu baba batukura umuzungu ubone wayigiyeho ko numva wayibata ibintu byabo ntabwo byabura kandi koko mwana numvise amateka y'uwo muntu ubwo wenda shaka kumenya ari abazungu bagira inoza bimwe bamera umunsi w'umukandara ubwatsi ni bwabura abazungu nabo bamera ubwatsi nabo waburiho tubipingire jewe n'abantu bose tubipingire umva aho ngaho ntabwo wamburanya ngo waburana tukageze ejo reka mubwize ukuri waburiho akiri waburiho ngaho ngiye ku rugero ngo iki waburiho none se twebwe nitwe tumera ubwatsi gusa abanyafurika izuba ryabo dukanze nyine tuzana nyine n'umwaka byese n'indahe kubwe ko izuba niryo rituma ubwatsi bumera abana munsi w'umukandara kubera iki ndakubwiye ngo amera ubwatsi ngo gukogosha no kujyana kupa nabo baho n'ibyo byo kwishyiramo abazungu nabo bamera ubwatsi
bamera ubwatsi simbishyigikiye kimwe nuko ari kuvuga wasanga yarabikoze akabona nawe urimo ako wamugane kane gukuranya no ako sha nubwo ndi imanzi reka nkubwize ukuri izina ry'Imana mama burenyoko do na bwatsi bagira na bwatsi babikoze bambwiye ko nabwo bagira wavuze ko wabikoze umva wasanga babutsibika mva yewe n'utasugisha inama ukazabikora uzagwa mu maguru yabo ukuri ndumva byirukatsemo gidagesha menya karabaye ifuni sha ni ifuni mane tumufate turi uri ifuni ry'Yesu mere nka Danizo wavuze ngo nginusa ngo n'ubuzima bwa ngo bugabo n'ubuzima nahise mubwira ngo nini hako niko biri urose agomba kuba ikintu amutse akibuza nyine atabaho to komana ubundi ibintu by'indaya mu byinjiyemo so ushaka kuzajya mane ni musenga ni ubizanye usanga ni ubizanye ngo azajya kugura kumufunga mwagezaho mujyana n'abazungu karakagiye nta bintu by'indaya ni mure mumva ko mugisha ibintu by'uburaya naje katuvuga ko abazungu nta bwatsi bagira ese ibyo bintu by'ubwatsi bigaruye ntabwo bagira by'abazungu turabyihore turi no mu Rwanda tumenye ibyago ariko mane twebwe nyine aho yangeye ikintu nshaka ni ukuzamenya mwana mwari muzi ko ngose hari umuntu umaze gutsitara akaganya gutsitara yego mwana hari umuntu umaze gutsitara akaganya tuvuganya aho kwisi yose ninde muvuge oya gangara tsitara ubusa ninde atsitariye hehe mu gihugu ntabwo mu Rwanda ari mu bindi migabane yo hanze ariko no mu Rwanda wasanga abikubwiriye muri connect oya tubwira mvamane muri connect kuryo atubwira twebwe baratsengwa aratsitaye gute se impamvu bivuze nyine hari ibihugu bigiye biri ubu ngo ari ku manywa ari saa sita cyangwa mu gitondo abantu bari kujya mu kazi aho kumwe na muragiye mu kazi bakayavuganye n'abantu batera umwaku kangubwire man ibyo bintu buri muravuga nta mwaku naho ba niko biri umwaku naho ba ubu tubego nta muntu akubisuda mwaku ba cyane mwana avutse ngo nta mwaku mwana uvutse we arahari kuko mu kwa muganga arahari hari n'upfu aho byo ndabyemera aho si byo gutsitara ubizanye umuntu atsitaye hatsitaye se mwavuganye yabikubwiye niko nyine umuntu atekereza ni ibitekerezo byawe biri hasi ariko niko biri cyane uretse imyumvire yazajya tujye mwitabara ko ndayavuze ngo arapfuye ako nyumvire abafite ibitekerezo nk'iby'imende ameze nk'aba bana bavugaga ngo ndikira yawe ngo shayo ndamutse ngiye mu muhanda ngo ngaturugura ngo mugura miliyoni ngo byiki ngo bitabarika done ngo bitabarika ngo nagurira iwacu indege ngo nkabubakira ngo kandi n'amamodoka byatawe nande ngo yakora ibyo bintu byose ubundi bakagura bombo nyuma ariko nawe utarabivuze ariko yukumera rubwanwa gagaudebe mane ndabiyamye mwanya nazinga ubwo rero ibyo nishiya wako nagafuhe mufite kubera yuko mutigeze urasa na nyoko ku munwa ureshya guri muragenda musana ba nyoko ku munwa aya mugende mane mugende ako reba murebe utu twanwa rimwe ako mujya mumenya ko ndi umuntu reka narya mvuka mu nzu urabikora Yeva kamonzera nyine reka mubwire mumenya ko ndi umuntu mugabo dore rimwe turi tutanu 15 aka 13 kare kumera none wari muravuga uzaga umusena nyogo ku munwa ako reka nkubwize kuri ubuzi ko muri aka kanya ubutuvugana hari umuntu uri gukora hombe yewe arinzagira ubwanwa bukora ku ngoto akiri imanza nyiri imanza nimbe wacu baranoje kugira umuco n'uburere umaze gutaranuza mwana gutaranuza mwana nta myaka 30 mfite mu itonde nta myaka 30 Amariya kana 30 ingana cyari umwana kubyaga kandi imbere mwana aronda ari kubona n'ubwana kubyaga mavane cyangwa ubusubungu mwebwe mutarabomera nago mujya mu ndaya ariko je ntabwo ndazijya cyakora nje ubumanzi bwanjye je ni nabutakaza ku muzungu ntabwo bizakunda uzabona amafaranga uzabona
mane ngo kandi mo mubwira ko nza munuza muri batatije ngo wari karitsiye Kigali umuntu ageramo wari naho ugera bakamufata ko iyo karitsiye ni kingi Kigali niyo nzacamo uzava ubitoreje nzagenda nka batanu nibamfata ko uzayibona amaguru pe ahubwo se mane ngo bagufata ku ngufu mama bure banyo cyaruriye kandi ari nanga maze gutanuza n'igihe bafite umuvuka ufashe ku ngufu utabifateho mwambwe borejana mwanya nazimbwa ko mwabuze amafaranga ngo duteranye ay'ubunyobwa n'utunyanya gute wowe utabe yafite utagura iyo ndaya wowe gura yafite ubuze nimba twayatanze twaba dufite ikibuga umuntu umaze kugira imyaka 30 cyewe ako namwe muga ariko reka mbabwire sibyo ubu kano kanya uri kumva nuko twebwe twavukiye mu buzima bw'abakene uri kumva nuko twavukiye mu buzima bw'abakene ubu kano kanya hari umuntu ubabajwe n'iki n'ubwanwa akaba atabufite ngaho nyumvira